cyakugendekeye gute? Ikibazo hora bababaza papa Savana bamenya. Reka nyikubaze. Ezra biti mu rukundo, mu buzima bw'urukundo. Nta sheri mfite. Cyagenze gute? Nyuma y'uwo nakundaga undi mukobwa wese duhuye nkagerageza kwinjira mu rukundo ntago abyizera. Kubera iki? Urabona ubuzima tubamo nakwita ko bujya kumera nk'ubwa gisitari. Duhorana n'ikitwa ntabwo nize cyane provocation de la convoitise cyangwa se ubushotoranyi bw'abakobwa. Kandi abantu benshi badukorera provocation ni abafana bacu. Noneho wamufana aza we target ari provocation, wowe ukisanga wamukunze wamusaba ibijyanye n'urukundo kuko aziwe ko yaje ari ibintu bya ambiance, ntiyumve ko waba na seriye no guturana hasi. No guturana hasi. Rero nge ikintu cyambayeho nuko nigeze urukundo rumwe gusa, nta rundi rukundo nzi mu buzima bwawe. Yego. Wakundanye n'umukobwa umwe mu kuvavu. Umwe i Musanze. Umwe. Hanyuma bo duhe iyo nkuru. Ntabwo mvuga amazina ye kubw'umutekano we. Ni umumama ubu ngubu yarashatse. Abyaye kangahe se mana yanjye, ariko mu minsi ishize ashobora kuba yarabyaye, amakuru narayamenye. Ashobora kuba afite abana 3. Ibyo ari byo byose nibo. Yashakanye n'umuntu yari yarambwiye ko ari mubyara we. Mugikundana? Yego. Sheri wawe yakubwiraga ati uyu ni mubyara wanjye. Okay, simbigira ikibazo. Nababonana mu modoka nkavuga ari kumwe na mubyara we. Ni byiza cyane rwose. Nababona n'abandi bazi ko nkundana nawe batari kubonye ko anyuranye hano na runaka nkaseka uti yego. Natunguwe rimwe na rindi muri Kenya. Wampaye amakuru biganiro wakoraga kwa Moses, ubwo kananga amakuru gutyo kugira ngo buryo uri kuvuga inkuru utari gushyiramo reference iba ari prank. Ujye ushyiramo burya n'ibintu biri fact kugira bagire babaza. Hari abakristo mu rusengero abavuga ubutumwa ba bishop n'abapasiteri n'abapotre, avuga story ukumva iyo story ntabwo ifite gikurikirana ku buryo ushaka gufata amakuru yumva aho yabona. Yego. Biganiro na Zakayo bakorera kwa Moses nibo banyoherereje kuri Messenger ifoto bafashe irembo ku mukobwa twakundanaga. Gutese njyewe ntabwo nari mpari. Mwakundanaga biri serious se cyane kuko cyane wakunda umujama bari aho ngaho watekereza ko no twarakundanaga uko namuterese nagiye kuririmba mu kigo yigagamo. Kera bura nari umuhanzi ukomeye Sabe. Ibyo nakubajije nti ni umuramyi ariko ntugikora. Ngikora ariko iminsi imbere ari indirimbo ngiye gusohora. Kuko ntabwo ngiye nkora gospel nka business, nyikora kuko indimo. Niyo mpamvu hari indirimbo ya Lumba nziza cyane igiye gusohoka. Njya ku kigo kuririmba, mvuye mu modoka umukobwa uri muri protocole, ubwo ari we sheri wanjye mvuga twatandukanye, aza afite umutaka. Urumva nayo muri mu mutaka umwe akavura kari kugwa murafatana. Umufata mu tugiye dufatanye gutya nkumva rwose hari ukuntu bigize, nkumva uko bigize. Okay, kandi uri umuramyi waje kuramya. Naje kuririmba provocation yambayeho kuwa protocole ugiye kugira ute kunyakira ngajyane kuri aritari kwicara. Wumva hari ukuntu akantu kaje rwose pe ankoraho amfata gutya n'umutaka. Ndavana uyu mukobwa rero ntabwo birarangirira. Reka ndirimbira Imana. Ndaririmba kuko noneho kwa kuririmba nkabona yanafashijwe ari hariya. Abana ni wowe kabisa gahunda ndaje nkwereke. Bamfashe nimero nkajya tuvugana ku ishuri, ukuntu abanyeshuri bari muri interina bitsimba bakavugisha abashiri babo bo hanze. Umukobwa wo mu mujyi wa Musanze muri vacances aje turongera turavugana, ariko aza afite target yo kunyibagiza abandi bakobwa. Icyo gihe nefite abakobwa benshi. Ntubone mvuga ubu ngubu ko nta sheri cyangwa se kera ntabwo nari nzi byari byo, napfaga kwivugishiriza uwo mbonye. Akagukunda ntunamenye ko yanagukunda byanya. Yes, nibuka ko ari sheri ari uko ampamagaye. Nta nabyibuka. Noneho anyibagiza abo bose bituma ntangira kumukunda. Yabanyibagije terero. Yanyitagaho cyane, nta kanya yampaga ko gutekereza abandi.
telefone, message, iki anyitaho bishoboka, tubonana kenshi. Noneho nisanga mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo nzagukunda by'iteka ryose, ndetse nawe n'abamaje stories nanjye ukuri mvuze nawe yakuvuga. Twigeze turyamana na rimwe, gusomana twarasomanye, mubigerageza ngo mwumve. gusomana pe kwa kundi mugasomana ariko tukavuga ngo ntabwo dukwiriye gusambana, ntabwo turi burenga hanga, tukabivuga tukabibwirana. Ntabwo dukwiriye gusambana kuko target tuzabana. None ndi umuntu akunda kujya mu byumba by'amasengesho, vuga uti tuzidagadura ibi nta kibazo. Ndi umuntu akunda kujya mu cyumba cy'amasengesho, kandi pe ubuhanuzi bubaho, Imana ibaho, irakora, nubwo bamwe basigaye bitwara uko bitari. Naharaniye ko nzarinda mva muri uyu mubiri batampanuriye mu cyumba cy'amasengesho ngo umusambanye nahaguruke, basange neza iri umuhungu wo kwa Cidikoni, kwa pasteur, umucuranzi ukomeye muri Angilikani, umuramyi, ahaguruke yature imbere y'abo twakwita ko bakiri bato mu gakiza. Icyo gihe burya ntabwo uri gukomeza abantu, ahubwo uri kubaca intege, unabohereza mu byaha bavuga bati none se ko ntuza bikoze ndinde wo kwifata. Icyo kintu cyatumye urukundo rwacu rukura. Najyaga kugura nyanguze isaha, nkunda amasaha ahenze, niba ngiye kugura isaha namubazaga nti nta nk'iy'abakobwa irimo, nkazigura ebyiri. Ndagenda ndamukunda kuri rwa rwego, gutandukana kwanjye nawe kubyakira byangoye, kuko nkimara kumenya ko afite ubukwe bafashe irembo, naje nihuta uva hanze. Yego, mva muri Kenya niho narindi, mpita njya muri anniversaire ye. Umwe muranye imyaka ingahe? Twakundanye 2013, dutandukana niba yatarakoze ubukwe 2015 ni 2016, nyuma y'imyaka 4. Yego, nibwo twatandukanye. Noneho inje anniversaire yari yabereye inyuma ya gare ya Musanze kwa tante we. Ubwo ndi kubivuga kugira ababyumva bumve ko ari ukuri ndimo ndavuga. Njyayo, umuntu bita Mukiza wo muri korali yitwa Living Hope arambwira ati ariko se uba muzima, ni gute uje aha hantu uje guteza akavuyo akahe? Yewe yageze anniversaire, nanjye nzanye kado, n'ifoto ndayifite muha kado uwo munsi yagucinyo. Anniversaire kumbi yateguwe n'umugabo we, mubyara we. Mubyara we. Urumva icyari kihanjanye kwari kumubaza ngo umugabo wawe ninde? Ibyo ndi kumva nibyo. Nafashe telefone ya mama we ndamuhamagara, ndamubaza se umuntu bita runaka uramuzi? Ati yego ndamuzi. None se ko yambwiye ngo ni mubyara we? Nibyo ni mubyara we. Araseka. Murabaza nyine? Araseka ngo Ezira we, ibyo bintu mwe kujya mubinzanamo. Ako karandiye Ezira we, ibyo bintu mwe kujya mubinzanamo. Ubwo muri iyo minsi ndacyafite stress. Nakoraga kuri chantier ya Angilikani twubaka inyubako iri imbere ya katedrali ya Musanze yitwa Nova Market. Saa sita mu mwanya wo kurya nge najyaga kumureba iwabo. Poze wayifatiraga iwabo? Nayifatiraga iwabo, nkazamuka nkajya kumureba. Stili nyuma yo gufata irembo yakomeje kumpakanira ati ibyo ngibyo sibyo. Ageze abonye indi seriye cyane, aranyemerera ati bafashe irembo. Yego. Ninde wafashe irembo? Agerageza kumumisha ageze aho ambwiza ukuri. Umunsi ambwira ukuri ntabwo nakoze. Nshimira engineer Gasirabo twakoranaga. Naragarutse aho gukora akazi après midi, abona ndyamye ku meza gutya. Ninge wakurikirana iby'abakozi uko bakora, uko bahembwa, abitabiriye, abasibye, abirukanwe. Abona ndyamye ku meza. Atezera wagize ikihe kibazo? Mba ndamutekerereje. Uti sheri wanjye sha baramuntwaye. Umva Gasirabo barambwira ati ihangane uzabona undi, wimwitaho uriya niki, uza abakobwa muziranye barenze. Atangira kunyereka amazina atandukanye, kumbe nge mu mutima
byananiye. Hari aho byageze kuryama ngaramye gutyo ushyira umusego ukaryama gutya bikanga, nkumva umutima urimo urababara, karyamira urubavu nihengetse kugira umutima numve kuri buterere bikanga, nkafata umusego nkawukandisha gutya ndi no kurira. sikori wababaye wana njyewe ku munsi w'ubukwe bwe ubwo hari ibyo ndi gusimbuka ariko ntacyo mu blamingaho kuko byari umugambi w'Imana. Aragenda. Icyo gihe wagumye mu kazi cyangwa waratashye? Uwo munsi ntabwo nakoze, naratashye. Ahubwo ndavuga igihe nanywereye inzoga, nanyweye gwiki, nanyoye Bond 7 ku munsi w'ubukwe bwe. Ibyo ngibyo nabyo byageze kuri iyo level? Yego, kuko numvaga kuba soba aribyo biri kuntera gutekereza kuri we cyane. Vuga tuwanaga makana. Ndavuga rero nikaraga kantu byibura ni insinda ndibagirwa ibiri kuba. Abantu n'abagome bo bakajya mu bukwe bakajya gufotora kwa kundi abageni bagiye kwifotoza kugira ute aramutera uyagize ate bakabanye bakoherereza akabara kohereza ntibazi ko bari kunyica ku munsi w'ubukwe umuramenzo kugira bagirengagize. Yes, aba bantu babikora ugasanga urukohereza umu ex w'umuntu ifoto ku munsi w'ubukwe. Mujye mubireka kuko ntago muzi uburyo batandukanyemo n'uburyo buri umwe yabyakiriye. Ngiye banyoherezaga amafoto nkahita nsuka mu kirahuri. Bond 7 icyo gihe yari icupa rirerire zari zihari icyo gihe menya zitakibaho. Guhagurukaho narindi biranga ko ntabwo ari ibintu nari menyereye, ndasinda sinze ndyama aho nari ndi kunywera. Unywa inzoga kubera umukobwa? Ubwo bukwe bwo buri kuba nararutse nagize ntabwo ari ibintu nari menyereye. Ariko ntaragera kuri ibyo by'ubukwe nagerageje kumwinginga ngo areke kugenda, arabinyemerera. Hashize iminsi ati mu rugo babyanze, mu rugo bambwiye ngo rero ngo niba ntagiye wowe ntwara ndongora. Numva rero nta kintu umukobwa mushinja, nta n'icyo murenganyaho naho ari rwose yumve ko I respect her. Atezera rero niba ushaka kuntwara ntwara, ariko niba utantwaye reka ngende. Nishuye ebyiri urahitamo iyihe? Urandongora cyangwa barambe? Cyangwa bantware. Ndireba nta mafaranga nari mfite, ayo nari mfite yari yandagufasha kubaho. Hari abantu rero bibeshya agasanga ihembwe 200, ihembwe 300 akumva yatunga urugo kandi ntagazi ko umushahara numufasha kubaho kugira ngo udapfa. Kuko niba ufite 300 ku kwezi ukishyura inzu y'I5 cyangwa ukajya guhaha ukarya andi ukayakora amatike, ibyo ni Imana guteguriye kugira udapfa. Ugiye kongeramo undi muntu uri kubona muri kubera umugore ni gute se? Ngahibaze Imana yakwihereye utuntu two gutuma udapfa kugira ubeho, wowe ugiye gufata undi muntu umuteretsemo, birashoboka gute? Ntibishoboka. Cyane barambwira bati Ezra ufite amafaranga, company yawe uri gushyingura, uri gufotora ugakora live urongora. Nkababwira nti icyo ninjiza mwebwe murakibona n'amaso, ariko ni gituma ntapfa, ni gituma mbaho, ni nazaramo umugore. Rero ninzaramo umugore ndapfa, ni ntapfa ndakora divorce. Ngiye mpamya ko iyo mba naramushatse muri icyo gihe hari igihe tuba twaratandukanye ugasanga niciye ubuzima. Ariko ndireba ndisuzuma ndavuga nti rero nubwo mubona turi abasitari, icyo gihe mfite indirimbo ziri gutwika, hari ne Gahongayire na Ezra Joasi, indirimbo irasohotse, za Groove Award tayari, batire umuntu arimo neza. Umukobwa rero maybe ko ari byo yarebaga ko nagiraga isuku kuva kera, ngira ngo n'ubu urabibona. Ashobora kuba yararebaga physical appearance atazi ko ubuzima mbayemo nubwo Imana yanteguriye kugira ngo mbeho gusa. Ndabwira nti rero ni byiza ariko wareka tugategeza nk'imyaka 3. Ubimbwira umukobwa? Yego, twakigeza nk'imyaka 3 twazakora ubukwe. Umukobwa biramugora
ageze aho namuhamagara ntanyitabe, najya kumureba iwabo akamvugishiriza mu cyumba nicaye muri salo. Biteze ni sawa, none se naguza kunsura ashaheze mbese wagiye usha wabyihoreye ukagenda. Mama we akanyuraho akanyuraho ntamvugisha akikomereza. Wabasuye mu rugo? Numva nangiye gusuzugurwa, ndavuga ngiye kame ni gute nsuzugurwa n'umukobwa. Ubwo ngo ndivumbuye guti ndabishoboye none kwivumbura kwanjye gato gusa, invitation mu mazi ngo kwa ibirasohotse. Abantu bati mutima nise ko nivumbuye nkanamutuka nkamubwira nabi, wa mutima uri kubabarira iki? Wa mutima yenda kwinginze wibabara, byararangiye byakira. Njyewe izi nuko nyuma y'ubukwe bwe nagize ubuzima butari bwiza, behavior zanjye zirahinduka, ntangira kwitwara nabi. Ubukwe ntiwabwakiriye, ntiwigeze wakira ko arongo? Ntabwo nabyo kuko naramuhamagaraga, ahubwo nyuma yarongo atariko uzansenyera, wambabariye nk'ubwo uri kumamagarira iki koko? Urumva hafi no kumusenyera. Abantu batangira kungira inama, menya wenda hari abo yegeraga b'inshuti zanjye akabwira ati mubwire zirareke kumpamagara, mubwire ziragende gake, nandeke byararangiye, nibereye mu rugo rwanjye atazanteranya n'umugabo wanjye. Kubyakira biranga. Kwakira ko yarongo? Ko wamubuze urabinanira? Buri joro nkareba amafoto ye, ngera ubwo nge numvaga nshaka no kwiyaka ubuzima, numvaga hari ndabamweretse ko mukunda. Umva ukuntu burya ntugaseke umuntu ubonye yiyahuye, ntugaseke umuntu ufite ibibazo. Murambwira abantu mu tuntu nkunda kwandika, murambwira abantu ngo umuntu ufite agahinda ntabwo aba akeneye kugirwa inama, aba akeneye kumvwa. Nabuze umuntu nabwira ibiri kumbaho ngo yumve. Ahubwo abantu baratsekaga ngo mani ngo nawe subaye imbwa mani, umubebe mana gucomoke wigira ikiwerewere gute. Abo ngabo barimo barangira inama zo kongera uburakari. Umuntu babaye ntago aba akeneye kugirwa inama, aba akeneye kumvwa, kuko kwa kundi ari kuvuga abaruhuka. None ngiye nabuze umuntu unyumva, ahubwo mbona abantu bangira inama banambwira ko ndi ikigoryi b'umugabo, birimo n'ibiki, ukababara birushije. Nageze aho ntekereza ngiye kumva nakwiyahura kubera umukobwa. Yego, ndavuga nti niyumva napfuye aremera ko namukundaga. Njya kuri Bukani, hari akabari, urumva nari natangiye kunywa inzoga, hari akabari karaho ku ruhande ahantu harimo imigano ukuntu. Noneho kuri Bukani imodoka za bisi zivuye Gisenyi zimanuka zirukanka cyane, ndabona ndanywera kugira ngo mbone akabaraga ko kwijugunya mu modoka. Ndabona ndanywa nimara gusinda mbonye akabaraga. Ubwo aho nanywereye nari ndi kwandika urupapuro rwo kumusezeraho. Naragukunze ntiwabihaye agaciro, wambeshye ko ari mubyara wawe, uyu munsi n'umugabo wawe. Ndandika urupapuro koko, ubwo ndi kunywa, ndangije nibagirwa nasinze. Umuntu wasinze ahita atubwenge. Nibagirwa ko nagiye kwiyahura, nagiye papasi ari ukunywa nkajya kwiyahura mu modoka. Ndasinzira, nasinze sinshobora no guhaguruka. Abantu bakora muri ako kabari bari bazi Janvier ufite restaurant yitwa Kamegen, iragenda iba Biwell. Janvier baramuhamagara bati inshuti yawe iri hano, turi kubona sinzi uko bimeze kandi turashaka gufunga. Yamaye turashaka gufunga, biragenda birakemuka biti bibi. Araza hageze asanga meze nabi, biki urumva nawe ibintu bidashoboka. Bati izi nzoga yamwe bakabivuga, bati inzoga yamwe mbyumva ariko ntashobora guhaguruka. Akunda umuntu ari kuvuga agira gutya, agira cyete mwegere ibiki n'ibiki. Yabasabye service mbi, ati mwamfasha mukamureka aharyame akahaguma. Umusekirite mukamubwira agakomeza akamucunga n'ibiki, ati ibindi ndabikurikirana. Janvier aragenda afata imodoka mu gitondo kare,
arantwara angeza iwanjye ntiyanansiga baraharana inshuti z'umumaro angoma impande aho ntangiye kubera muzima ampa amata agira ate ku mafaranga ye akwitaho anyitaho arambaza byagenze gute ndamusobanurira ati si uru rupapuro nereka turuce aho ngaho niho nafatiye umwanzuro wo kuvuga nti reka nibagirwe umukobwa undi mukobwa wese duhuye nkabona ibyo ari kumbwira azangira nka wa wundi uwo mukobwa wese duhuye nkabona azangira nka wa wundi ni ukuvuga ngo warakanzwe ku buryo umukobwa muhuye iyo mutangira kuganira kubera ati ndagukunda hari uburyo nakwishimiye ariko wowe tugira ikikango umukobwa w'iki gihe mwiza ubona mbereye urumva ariho adafite sheri mwiza nyine wawundi bakwereka muri Kigali dore umukobwa mwiza nawe reba umukobwa w'iki gihe mwiza ubona mbereye urumva ariho adafite sheri ngaho ibaza imbaraga nakoresha kugira ngo umukobwa mwiza abantu birirwa bambwira ngo ninshake ambere umukunzi wenyine yes icyambere akeneye ko mukomfirima ko mukunda kugira ukomfirime umuntu ko mukunda bigusaba imbaraga bigusaba umwanya amafaranga amafaranga byose ikibazo uko turayabona gahibaze buri gitondo abo dutandukana kuko ngenda bigerageza sinifuza kuzapfa gutyo kuko marambwira abantu ngo ndo umufurere sinzashaka ariko hari igihe nicaye kubera ibyo nirirwamo nkibuka ko nzapfa nimara gupfa nzibagirana nta n'umuntu uzava ngo dore mwene runaka nta n'akana byibura kazajya kabwira abantu ati papa yari uyu afate filime twakinnye ati dore izi niwe wazikinnye ntawe umusaraba uzafatwa na murumuna wanjye Joshua mfite na sister wanjye muto abayo ni agahungu bahita bawo agahungu niko baho umusaraba ntabwo bagaha nk'umwana mukuru wanjye se uwo muvukana muto uri gukurikira niba ufata Joshua rero aho uri ngomba kugufata neza cyane kuko ngize ibyagushobora kuntabara ni ukuvuga ngo igihari nuko numva nanjye nshaka umukunzi noneho ariko uwo mukunzi nshaka akaba umuntu utanstress ibintu tubamo nawe urabizi ntabwo wabona umwanya wo kujya kubwira umuntu ngo wariye ngo bon appétit ngo wampaye kandi ari kure yawe wibutse kwifubika urifubitse ko numva mpangayitse unyumvira uwo mwanya nawe kure noneho hari nabo dutandukana ngo namuburiye umwanya kandi ndagerageza byibura rimwe mu kwezi cyangwa mu byumweru bibiri hamutelefona nk'iminota 20 ubu kuko urukomba ntagize koko batita uravugisha ukuri ngewe rimwe mu kwezi ndihangana nkashaka time yanjye nkicarana hatuje sheri uraho ariko yego ariko se ngo unyibutse utera ako baby sheri sweetheart ariko nkubaze sheri utabonera umwanya ni sheri nyabaki uwe mwanya sheri uwe mwanya ngo abandi nkumbatangiye ngo abandi rero umuntu uzemera kunkundira umwanya muke mbona kuko akakwakira mu buzima urimo igikina mu buzima ndimo waryamana na sore yakumva yuko ntago ari ibyahatari bitari byanyabyo muri filime neza niho waryamye mu buriri bwa Keza naburyamye ariko warundi yakuvata ariko mbwiza ukuri yego koko byarangiye gutyo gusa koko udukingirizo wadushyize tunyereke twuzuye ariko ariko udukingirizo turacyuzuye nyereka nge ikintu mbona kizima rwose nuko ubuzima bwose urimo reka ntanga inama y'umunsi ubuzima bwose urimo ntuzifuze kubaho uko runaka abayeho hari abantu bashaka ngo kuko abo biganye bashatse cyo kora felicitation ku bahungu bose twiganye ninjye ubafotorera mu bukwe ninjye bakorera amavideo bararangiye ubu sinze abandi bakiriya bose barashatse ba Benezeri kumukabonane mfite witwa Olivier niwe wari usigaye wa nyuma bose barashatse ukuvuga ngo hari abanserereza bagendeye kubo twiganye bose ko bashatse ufite ikihe kibazo hari abanserereza bagendeye kuba twakoranye muri quartier bose ko bashatse ufite ikihe kibazo none ubu nanjye nsigaye nifitiye ikindi kibazo urungano rw'abakobwa n'ibiri mu kwa mbere ku myaka 32 nta mukobwa
n'umwe tungana twakuranye waba ukiri iwabo barashatse bose ubu biransaba kujya gufata umuntu ntazi imico ye tutigeze tumenyana na gato ngo uzamwiga bundi bushya uwo mwanya urahari none se umukobwa ukunda ugomba kumubonera umwanya ngewe habaye hari umuntu ushaka umugabo mbere yuko uryama habaye hari umuntu banza vuga hari umuntu ushaka umugabo akaba azi neza ko atazansitiresa akaba azi neza ko atazambaza ibibazo bitandukanye wagiye gukina filime wayikiniye he uriya kuki mwajyanye mu kuki wambaye izi nkweto nakubwiye kuki wagize utya ndashaka tujyane ku mazi ndashaka iki uwo muntu utazansiteresa nkazajya mubonera byibura umwanya rimwe mu kwezi oya ubwo abaye umugore rimwe mu cyumweru umwanya waboneka kuwa gatandatu kuwa gatandatu haba hari ubukwe cyangwa gushyingura twajya dusohoka nimugoroba mvuye mu kazi uwo muntu aba yahari ukunda gusohoka umuntu ukunda gusohoka azaze tuganira ariko ikintu ngiye nabwira abantu rwose ntuzakore ubukwe kuko ngo abo mungana bashatse ntuzakore ubukwe kuko abo mwiganye bashatse kuko nta n'umwe upfa ngo kuko abo bangana bapfuye ariko iyo ni reality ni ukuvuga ngo urupfu rwawe n'ubundi ntabwo byava ngo abandi bamaze gupfa wowe kudapfa ngo none se ngo muzehe aho mungana ko bapfuye kukiriho ni uko imana yabishatse rero nanjye wimbaza ngo abo mungana ko bashatse kutarashaka ni uko imana yabishatse ariko ntekereza ko buri wese agira komediye urupfu kubera ibintu dukora byari streaming rero kandi noneho ukaba wibanda ku bantu bapfuye nanjye kuvuga urupfu rwagushizemo urwo rukundo rw'uwo mukobwa ubu ni umudamu ntiruragushiramo ngo wumve waramurekuye wumve muri wowe uri Ezra uri singo udupapuro yakwandikiye cyangwa se memories wari umufiteho zishire bimeze bite icya mbere nakoze no gusiba nimero ye ya telefone nshaka kumwiyibagiza iguma mu mutwe uracyayifite ni ikibazo ukundana n'umuntu ugashaka kumwiyibagiza ntibipfa nimero ye ndi kureba umumaro ndi kuyireba ukurikirana kandi n'imyaka ishize hari igihe namukumbura nkafata telefone nkazikompoza vuba vuba nkahita nshyira ku gutwi nkumva aritabye ntibitese bimeze bite aho ngaho abana bari aho sawa bayi nkumva ndaruhutse urumva nimero ndasiba ariko mu mutwe igumamo yaba hari uburyo wasiba nimero y'umu ex wawe no mu mutwe ubwo buryo bwahita bungira umuntu mutagatifu okay nimero kubera kutayihamagara kenshi hari imibare wenda nshobora kwibagirwa nk'umwe cyangwa ibiri ariko kuyibuka biroroshye kuko niba nibeshye ko inyuma ye hari kabiri cyangwa kangahe ntabwo nabyibagiwe urumva nabanje kwibagiza nimero ye ndashima Imana ko ndi kwibukamo imibare mike ubwo kugira nyibuke nuko byansaba iminota nk'itanu ikindi naramu unfollow kuri Facebook n'ahandi hose kugira ntajya njya kuri ntuza nkabona amapost yiwe ubwo n'abantu b'inshuti ze tuziranye bose nabamaze maboroka kuri WhatsApp ko ari yagire nka anniversary bakamupostinga nkaba ndamubonye mbese ahantu hose hatuma mubona none se nde kibazo mfite ufite company ikora live streaming ntagira nk'ibirori mu rugo simvuga urupfu da taza kundakarira mugore mwiza utaza kundakarira niba guhikira ntabwo yakima kuko nawe ubwe izo principe mfite nawe nizo afite nawe ntabwo bashaka umuntu muzana mo ikiganiro cyitwa Ezra ntekereza n'ubu ngubu barabagiye kumuha link y'iki kiganiro ndabizi ntabwo ari bukirebe arahita asiba nawe ntabwo abashaka ibintu bimuzana aho ngaho kuko nubwo nahakomerekeye we akahungukira ntabwo nzi urwunguko yagize uko rungana wasanga nawe hari uko yabyakiriye ariko ikintu ngiye mpamya ntashidikanya urambajije utese aracyakuzamo uracyamutekereza ntekereza ko no kuba nemeye kubivuga hano nuko ndi gukira nuko ndi kubohoka uri kunkorera deliverance wowe twakoze sesiyo yo muri kansaringi yes uri kunkansaringi uri kunkorera deliverance niyo mpamvu ubu muri iyi minsi hari filime ndi gukora y'ibi ngibi mvuze yitwa Broken Trust
broken trust abumva icyongereza barimo barabyumva. Icyizere cyatakaye. Yes, cyatakaye. Urumva niba nari mfitiye umuntu icyizere bikarangira, kuko abari kuyireba ngeze kuri episode ya 10 ntabwo barabona umukunzi wanjye. Hari abakobwa babiri ndi gutereta, Isabella na Audrey. Abo bantu ndi gutereta bombi muzabikurikire mubihuze n'iyi story mvuze hano. Broken trust murasanga icyo nari ndi kubabwira n'uburyo ndi kugenda mva mu bikomere byuko nagize icyizere cy'igihu, icyizere cyangiritse. Rero ahubwo mbonera umwanya wo kubwira abantu bajye kuri YouTube barebe filime Broken Trust. Ejo bundi nagiye kuri Blue Ink. Nuvuga ngo cano hari ukuntu ujya kwita cana amazina muri iyi minsi ukabura izina, ibyo wanditse byose ugasanga bararifashe. Blue Ink rero ni ino wino y'umukara mu y'ubururu. Rero kubera ko nshaka gukomeza kwandika iyo cano ntabwo nayihuza niyo nkoreraho ya gahunda twavuze haruguru, hari abajya bajyaho bakagira ubwoba. Rero Blue Ink niho filime Broken ni nayo iriho yonyine kuko nibwo gitangira. Nayikoreyeho live igeze igihe cyo kuba kwa kundi ndahayidinga impita nyihindurira izina. Rero Broken Trust nta kindi shingiyeho, ni story, ni true story. Sheri wawe ko wowe mushya ahubwo sabeka ngusaba akantu wayimpiningiye ikibazo se twebwe hano ku isimbi nta mutima mubi rwose. None abishaka amafoto y'uwo mukobwa turayapininga. Mana yanjye yambabarira kuko niba hari ikintu cimira Imana pe nta kintu nkipfa nawe. Famiye ye nari narayirakariye nababohotseho mama runaka niduhura uzansuhuze nta kibazo dufitanye, kandi nawe nyirubwite niduhura uzansuhuze nta kibazo mfite, ari mubyara wawe sorry